yanjye ni life yanjye rwose sinshaka kwinjira mushi. Impamvu nyibaje Brigitte nabonye benshi banyandikira bambwira uzatorije Bishop twabonye imyenda arabayibajijeho atese nta kibazo uyu munsi rero arabasubije kandi ntekeza ko Bishop ajya nabibabwira nta nubuhuriye n'imyambaro sibyo se reka tunabarenge tunabarengeho twikomereza sabe umuntu wese abuwejejwe mu itorero rye. Yego kandi mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwishakamo Imana yawe itari iyo wumvanya abandi atari ureba ku bandi niba koko ari umugenzi ujya mu ijuru yigira ibimukerereza kuko imbere y'Imana nta dosiye ya Brigitte azabazwa nanjye sinzabazwiye. Ya hanyuma twibwirire urugendo rwagenze gute uvuye Kigali rero ugeze Schengen ese wakiriwe gute tubwire mbese tunyuremo mu rugendo kubera iki ushyigikira divorce ko urugo rugira byinshi byarugukuramo buriya nta wubatse 100%. Yego ibintu byose bisaba uyu musozi kuwihanganira bamugeranya nuko umuntu utarashatse yagombye kuba ari mu myaka 60. Uwo muntu w'imyaka 60 impamvu bamugereranya ko ashaka gukorera Imana atafite umugabo nta kibazo nuko umubiri we bawugeranya n'uwamaze kuvamo amarari 20 n'indi ni mukuru yakwibana nta birenze yakwibana ahubwo ni nabyo ashoboye kuko kubana n'abandi ntabishoboye sibyo harasetse Bishop ahubwo ngendaga yabamwakira mu buzima bwabo nibo bantu kugeza uyu munsi ngewe ngaya kwakira dore imbogo mu buzima bwawe akakwinjirira indani mu gikari mu cyumba gakatarya kagira ate ni ukuvuga ngo ni kuri bose babireba. Ni umwana w'umukobwa utagira ibanga ryahavuye sinzi niba azagira ibanga ry'urugo no kumena umuceri ngewe mba mu muryango ababyumva ntibantere amabuye. Yego ngewe numva niba yarabashe kubona iriya nka yakabona icyarahana akabona n'iki niyisubirireyo niyigumire mu cyaro niyigumire yubakira ubuzima bwe kandi bukomere. hanyuma urabona mu cyaro vava zemera kuhaguma arahakunda ariko biragoranye ko yahaguma nanone gute bimugoye kandi ahakunda kandi akubwira ko uko magatati nsubiye kwa mama wacu cyangwa ubu ndahafite namenye ngo ijisho ry'Imana rireba ahantu hose arahemukira uriya mubyeyi ariko nawe azahemukirwa n'undi nawe bari guhuwe indi nawe barimo guha uwe indi ni zaraje ibyo ntago bishoboka gusa yambeshya Brigitte sagire kikanga uzi impamvu mbivuze hari ikiganiro nigeze gukora cy'umuryango umuntu aranyandikira yandika muri comment arambwira ngo nanjye ndamufite ngo uzaba nibirebire mbese urumva ahubwo reka mubwira azace mu gikara nyandikira yakubwira ko nafite umwana w'umugabo wawe na divorce umugabo avuze ko azanyica gusambana ntabirenze nakazi ke Yesu azamusangayo azibarizwa ibye Yesu azamusanga amuhagakiza natamuhagakiza sinyuza agatanga mpamvu badata kera bamenyaga inshingano z'urugo akamenya ko umugore yamugurira n'igitenge ngabo kigeze agura igitenge cy'umugore cyagura ikanzu y'umugore cyaje jipo ryari kwa kangahe ryari adatanga na rasiyo kandi akaza kurya ahubwo akanategeka ibyarya ageze ku meza kuko ibyo nareje ari byo byagarutse. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka gukodesha rukuyigura ndetse n'ibindi. Bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Ikiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase
tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo, wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV na BRIGITE official, uyu munsi mbakoreye umuti sibyo rata gusa tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Dore umuzungu wacu nabavuye muri diaspora, urabona ko arasa neza cyane rwose nk'umuntu uzanye amafaranga, sibyo Brigitte? Urakaza neza mu Rwanda, nguhaye ikaze. Ndumva arishimiye ko tugiye kuganira ukiva muri diaspora. Nkiva uburayi diaspora se burabo abari bose ntago ari diaspora, ariko wamugani na hano hirya ni diaspora na muri Kenya. Ubwo ni Schengen harya yego? Schengen. Okay. Nozi se ko ni Burundi ari diaspora na Tanzania hose ibitari diaspora agira ngo ni hano ubutwebwe hano gutyo hano mu rugo. Ikiretse uvuye nawe hariya yageza hano ahubwo ari diaspora simbizi tugwaye ikaze byibuze nanone. Urakoze cyane gasa naremba kumbuye cyane, twe tugukumbuye cyane. Urasa neza kabisa nk'umuntu. Nakubera Imana ariko. Nakubera Imana. Umeze gute se? Tubwira amakuru y'iminsi, tubwira urugendo mbere ya byose. Mbanze nkubaza amakuru. Atanda dushima Imana yaturenze. Ariko se wamugana. Ndumva mfite amakuru menshi yo kubaza. Ariko wabyibagiwe. Urabize ko kundi njya mbikora, ariko cya satani cyo gishatse ko kiba kinyobeje. Suzi ko dutangiye isengesho. Imana irakoze kuba ikunyuzemo kanyibutsa. Data wa twese nyiribihe, Imana yo kwizerwa no gupfukamirwa, Jehova Rafa El Shaddai, tukuzamura icyubahiro n'amashimwe kuko ari wowe ukomeye. Nta rindi zina ribaho uretse wowe Imana ikomeye ririhariye. Twemerere rero nyakubahwa Yesu uko tugira umugisha wo kongera guhura turi bazima, uduhe umwanya wo kugira ngo ibyo tuvuga bigire umumaro abatwumva n'abadukurikira. Reka GASARO TV itere imbere, BRIGITE official itere imbere, kandi abantu bose badukurikiye n'abazatwumva nabo bahabwa umugisha, bagurirwa imbago nk'uko yabesi yaguriwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Amen. Wakoze no kuduha ikaze mu rugo. Karibu ni bisanzwe, ntago kiri umushyitsi. Ngende umusango. Hanyuma tubwire amakuru y'urugendo rero. Imana yaraturinze, yabanye natwe, twagiye amahoro tugaruka amahoro. Nubwo imiraba n'imiyaga ibitabuze kwa ko turwana n'ibidafite inyama n'amaraso, ariko Uwiteka barahagaranye natwe muri byose. Yego. Turamushima. Amen. Ngo hagiye wambaye nka Slay Queen. Nta kibazo ubwo abifata uko abishaka. Sinzi Slay Queen uko yambara, sinzi n'icyo ari cyo. Ariko njya nkunda kuvuga ngo ururimi ni inyama yigenga, umuntu wese afite kuvuga ibyo ashaka, kandi nta kinkomeretsa muri byose kuko hari ibikomere birenze ibyo twahuye nabyo, biradukomeretsa birenze ibyo ngibyo. Kwambara ipantaro n'ibisanzwe n'agapira ugiye muri voyage ndamukomeje, yihangana ubwo ntarafata voyage ngo yumve n'imbeho iri mu kirere. Ako bishoro kagitsetsa muri make uvuze yuko ataraguka mu bitekerezo, nako bataraguka kuko ni benshi. Ni benshi reka nkoreshe bataraguka comment. Kuko imbeho byonyine biri mu kirere kandi abantu ntibakonja kimwe. Yego. Hari umuntu wese yimenyera uko akonja nuko ashyuha. Imbeho rero yo mu kirere ngewe irananira. Hari akari no kugenda ugenda ugeze kuri aeroport urarwana n'imizigo ufite amabagaje uri mu majipo mu makanzu, nago babizi. Yego. Nago babizi urwana n'ibyo byose mu nzira, ufite za bagaje ame, ufite amasake ku ntugu, amapasiporo urimo gutanga, ibintu byose ntago biba bikoroheye ku buryo uba ugomba kwambara umwenda wumva uri comfortable cyane utakuderanja. Yego. Nagira cyo ugafashamo agapapuro kandi ukagafasha mbese ukumva
uri safe. ziriya comment uzisoma wabonyemo iki Bishop? Hari abavuze ati ariko namwe murakabya, ese Bishop ntago yambara nk'abantu basanzwe, ese kuki mubigira intambara? Umuntu usenga ntago mwagakwiye kwita ku myambarire. Nabonye ari abagendaga bari prayinga bereka abavuga yuko wambaye agapira k'abastari ngo kandi uri Bishop, mbese babereka ko kuvuga ko uri Bishop ntaho bihuriye n'imyambaro. Ntabwo nasomye comment, ntabwo nabonye umwanya, uretse ko ntajya nkunda no kuzisoma. Yego. Uyo wumva ushaka kuvugana nanjye uranyandikira kuri WhatsApp tukavugana. Ariko nk'ubwo nk'umuntu uvuga ngo Bishop ntakwiye kwambara mu akapira, ntakwiye kugira ate, mba numva ntafite n'icyo namusubiza sinkubeshye, kubera ko ntabwo ndi kuri level ye, ntacyo namusubiza. Ibitekerezo bye ndumva nta yubahwe mu bitekerezo bye, nta kindi gasa. Mba numva andenze, sinzi aho aba, sinzi aho akomoka. Yego. Nuzi n'imyemerere ye. Sinzi imyemerere ye, sinzi iterambere rye uko rireshya naho irye ryerekera. Ndagiye mwibutse ko mvuka Kigali mu mujyi, aho bita Gacuriro town. Uri umwana w'itawuni wawe? Umwana wo kwitara. Niba yavuka za Nyamasheke yongiyo kure. Nubashye ibitekerezo bye nuko cyangwa se imyemerere ye. Nubashye ibitekerezo bye, imyemerere ye, kandi ntago njajinga rwose imyumvire ye. Buri wese naho avuka nuko yarezwe, nuko yahamagawe, nabyo tubyongere. Yihangane kandi namubwire ko ari uburenganzira bwanjye. Muri make Brigitte ati buri wese afite uko yahamagawe. Ngiye nshobora kuba narahamagawe n'Imana itambuza ngo wikambara ibi. Anongereho ngo ni uburenganzira bwanjye. Ni life yanjye rwose, sinshaka kwinjira mushi. Impamvu nyibaje Brigitte, nabonye benshi banyandikira bambwira uzatorije Bishop, twabonye imyenda arabayibajijeho, atese nta kibazo. Uyu munsi rero arabasubije, kandi ntekeza ko Bishop ajya nabibabwira nta nubuhuriye n'imyambaro, sibyo se? Reka tunabarenge. Tunabarengeho twikomereza. Sabe umuntu wese abuwejejwe mu itorero rye. Yego. Kandi mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwishakamo Imana yawe, itari iyo wumvanya abandi, atari ureba ku bandi. Niba koko ari umugenzi ujya mu ijuru, yigira ibimukerereza, kuko imbere y'Imana nta dose ya Brigitte azabazwa, nanjye sinzabazwiye. Rero yagombye gutunganya iherezo rye, ibindi nibimutesha igihe n'umwanya. Mfite uko nahamagawe n'Imana, kandi ndimo kugendana n'Imana neza, nje no mu yandi mavuta adasanzwe. Yego cyane. Abarwayi bampamagare, niba ikikuremereye cyose umuhamagare, ndagusengera Imana kandi irakora imirimo n'ibitangaza. Ni nacyo cyambere. Uwo rero urimo kurebera mu myenda niyihangana. Hanyuma twibwirire urugendo rwagenze gute? Uvuye Kigali rero ugeze Schengen, ese wakiriwe gute? Tubwire mbese tunyuremo mu rugendo. Nge mpora nakirwa neza. Hejuru y'ibyo byose bivugwa, mfite n'abakunzi benshi. Yego. Mfite abakunzi benshi ku migabane itandukanye. Mu Burayi mfite abakunzi benshi. Barankunze nanjye ndabakunze. Mfite yo inshuti zakadasohoka. Sa zindi niyo naba nakoze ibibi bagumya bakankunda. Erega inshuti ko igukunda mu byiza no mu bibi. Banyakire neza, twarasenze, twakoze umurimo w'Imana, abantu barabohotse. Ntabwo nabikoze igihe kinini, icyumweru kimwe. Nibwo nagombaga gukora umurimo w'Imana. Ikindi nagombaga kubonana na famille nshyashya, nagombaga guhura nayo yo kwa papa nabonye yabaga Kongo. Mutari muziranye? Tutari tuziranye. Kandi ba hafi cyane, babyara banjye, abatante. Nabafasheho umwanya, nibo nafasheho umwanya. Yego. Indi minsi ndaruhuka. Hanyuma ni cyo kintu cyagutunguye rero ukigerayo? Utari witeze, rimwe na rimwe umuntu wamugana rijyagera ahantu uko yakiriwe, ibyo yabonye bishyashya, iterambere rigenda riza rirenze, ukavuga uti nyigerayo ntago nari nzi ko nsanga bimeze gutya. Ngewe iminsi yose ntungurwa n'inshuti zanjye nsanga ku kibuga. Ziba zumvishe konje, ntago mba mbyibaza ko ndi bahasanga. Yego. Ariko ndahabasanga bikandenga. Ikindi kintungura nuko ijambo ry'Imana n'ukuri. Turamatabaza. Itabazi yo ryaka rimurikira abantu bose. Nta hantu mu ndege urinjira Bishop Brigitte
ugasanga ko wabaye itabaza abantu bose barakuzi mu gihe wowe wumvaga ko nta muntu uri buhuriremo nawe ukabona abantu bose barakuzi kandi ikishimisha nuko nsanga nge bafite ubuhamya bwiza cyane pe nabo nkasanga ku kibuga abakunzi banjye barahari banzaniye indabo ntabwo nkunda gupostinga cyane ibintu byose ni dukeya ngira ngo ndabibona mu buzima bwanjye ko ni gake bikora burya wabikurikiranye wasanga aricyo birimo gusobanura gishya ariko abakunzi banjye baranshimishije ndabasuhuje mbwire ko nageze mu Rwanda amahoro bantungura iminsi yose n'amagifti bamara bayantunguye yego barakoze cyane hanyuma uriyo nihe nkuru yagutunguye wabonye kuri social media mukanya twaze tuganira umbwira amakuru navuganaga ari meza amakuru mabi y'umugabo wishe umugore mbese ubona ko wabaye shoki kubera iriya nkuru nahuye n'ibintu nabonye byinshi muri iyi mihanda ariko ibyambabaje cyane n'uriya mugore wishwe n'umugabo cyane ko nkunda kuvuga mu miryango numvishe bimbabaje cyane ese nibaza kubera iki umuntu agera aho bamwica ko umuntu atazi uwo munsi ngo akwice hari aho bitangirira nawe ukabibona kubera iki ugera ku rwego bakwica ariko numvishe amakuru uwo twaganiriye ko n'ubundi yajyaga amubwira ko rimwe azamugirira nabi wenda ariko akundi abamama bakunda ingo zabo cyane akumva yuko ari ukwivugira gukunda ingo cyane ni byiza ariko no kwikunda ni byiza ngewe ndikunda kandi igihe cyose iyo wikunda ukurikirana muvoma z'ubuzima bwawe igihe cyose kubera iki wakunda urugo ntiwikunde kandi ejo uzapfa ukaruvamo hari ibintu bya mbere ugomba kubanza kureba kubana n'umuntu ni byiza ariko iyo ibintu bitakigenda neza hari umwambaro wiyambura yego ari byo abarokore bavuga ngo ni icyaha aho nkavuga ngo bafite ikibazo mu mutwe gikomeye ubu se uriya kwejo ntibamwisha agapfa yaza kuba atakiri kumwe nawe yaramubwiye ko azamwica agafata ingamba yo kugira ngo atandukane nawe aba ariho kandi akorera n'Imana yari namutoya narabibonye numva birambabaje mbona umwana w'ukuntu yabaye gasabira babaje n'imisi y'imperuka nokuri hari ikintu uvuzeho mita nibuka comment imwe yavuze ngo kubera iki ushyigikira divorce ntago ushyigikira divorce ndanayanga donc ngo nanjye nayikora yego ko urugo rugira byinshi byarugukuramo buriya nta wubatse 100% yego ibintu byose bisaba uyu musozi kuwihanganira ntabwo nyishyigikiye wabyumvishe nabi cyane mu buryo bukomeye ahubwo nshyigikira ko utarinze kugwa mu rugo kandi ubona hari bizakwica wagombye gutabara ubuzima bwawe aho kugira ngo umugore akwice cyangwa umugabo akwice ndetse bitere n'ihungabana abana mwabyaranye ni byiza ko umuntu wese yaba mu mahoro ariko ntabwo ari gushyigikira divorce ahubwo ni ugushyigikira yuko umuntu ashobora kubaho mu buzima bwe butarimo kubunda guhiga ahubwo wavuga ko bavuze ko nyishyigikira kuko mbasezeranye yenda aho niho wavuga kuko yenda bazi ko nsezeranya abo bantu bakoze divorce kumusezeranya ngewe ndamusezeranya kubera yuko impamvu musezeranya ntabwo dushyigikiye uburaya niba umuntu ari divorce ntagomba gukorera Imana ari hanze y'inzu y'Imana adasezeranye n'uwo babana icyaba cyiza basezerana bagakorera Imana bakiranutse yego Bibiliya nasomye muri Timote havuga umuntu ugomba kuba umutambyi cyangwa se umukozi w'Imana mu rusengero bagomba gufasha umwepiskopi ubwo ni pasitoro ni padiri gutyo niko Bibiliya bivuga bamugereranya nuko umuntu utarashatse yagombye kuba ari mu myaka 60 uwo muntu w'imyaka 60 impamvu bamugereranya ko ashaka gukorera Imana atafite umugabo nta kibazo nuko umubiri we bawugereranya n'uwamaze kuvamo amarari none akavuga ngo utagejeje muri iyo myaka urobrije kubana n'umugabo warubatse kandi noneho usezeranye
ntabwo hongerwaho ngo usezeranye ariko kubana n'umugabo egare kuba musezeranye yego imbere y'Imana bivuga rero ngewe ngomba kumusezeranya kugira ngo abarirweho gukiranuka mu murimo w'Imana ntabwo buri umuntu yamaze gutandukana n'umugabo ku mpamvu zigaragaza ko ari ihohoterwa yagiye ahunga nta mpamvu yo kugira ngo umwongerere ibikomere cyangwa se impamvu z'ubusambanyi gutandukana n'umuntu ku mpamvu z'ubusambanyi iyo ni iyindi kese y'ibyaha na pastor adashobora guhita yinjiramo ngo agusezeranye kandi n'ubundi ari ibyaha ahubwo hagombye kubaho rya jambo rivuga ngo nungarukira nzakugarukira akabanza hakabaho kugira ngo arirwe mu buryo bw'ubukristo arerwe mu buryo bw'ubukristo asubire ku murongo yihane yature ubu niko agaragaraho za mbuto zo gukiranuka kuko n'undi ntitwamuheza inyuma mu byaha kandi yamaze kweraho gukiranuka imbere y'Imana twebwe turi abambasaderi b'Imana twashyiriweho gutanga imbabazi dushyirirwaho guhesha umugisha ntabwo twashyiriweho gufunga abantu igihe wa muntu avuye muri bya bintu ugomba kumushyiraho amavuta yo kwezwa no kubabarirwa kuko Yesu yataye 99 ajya gushaka imwe yazimiye yego hanyuma ikindi kintu navuga ndakikubaza nka Bishop Brigitte batavugaho rumwe benshi bavuga ko kubasezeranya umukobwa utwite ari amahano ndetse bamwe bati ngewe sinasezeranya umukobwa utwite nakureka ukabyara nyuma kazaba ari bwo ngo usezeranya n'umugabo wawe ati n'ubundi bamaze kuba umugore wowe icyo kintu gifata gute Bishop ese wowe wasezeranye uwo muntu yakubwije ukuri akakubwira uti ndatwite nagiye mbivugaho cyane ubundi ubu nakabaye nkubwira ngo ntago mbisubiramo nabivuzeho cyane mu buryo buhagije ku buryo umbabariye twabyihorera nabisobanuyeho cyane no ku GASARO narabivuze kuko ngewe imyizerere yanjye impamvu nyikubaje ndabizi ko akivuze nuko hari abavuze ko icyo gihe ari ugushyigikira ubusambanyi ati niba umwana w'umukobwa asambanye n'ubundi azagaruka yumve yuko ari busezerane Bishop cyangwa se pasiteri runaka agomba n'ubundi kumusezeranya nasomye ijambo Yesu bamuzanira umuntu wasambanye abantu benshi baramuzana baranamurega kandi byaranamufataga nukuri yari yasambanye uriya mugore Yesu arangije arabitegereza arabumva ariko arangije areba hasi ngo arandika buriya ntago yandikaga ahubwo yarondoraga ibyaha by'abamuzanye arondora ibyaha by'abamuzanye agiye kubura amaso abura bamuregaga abwira umugore ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi ntabwo Yesu yamwishe nkuko bari bazi ko Yesu ahari ari bumwice Yesu wacu ntago yica Yesu wacu arababarira igihe cyose Yesu ni umunyembabazi bivuga ngo abantu rero mu bintu byose ntagiye muri deep icyaha uko kingana cyose abantu bige gutanga imbabazi yego nicyo nagusubiza Okay, birasobanutse uwo ni nka Bishop Brigitte n'undi afite uko yabyumva imyumvire yawe ntago ari ngombwa ko abandi bayikurikiza cyangwa se imyumvire y'undi nawe uyikurikize ntabwo mbisaba ko abantu bakurikiza ibyanjye nta nubwo nsaba ko abantu bose bayoboka ibyo mbabwira ariko ndababwiye aha ngo bige gutanga imbabazi ijambo ry'Imana yavuga ngo nudatanga imbabazi nawe ntuzazigirirwa ahubwo abantu birengagiza ijambo bakajya inyuma y'ijambo bakubaka kuri doctrine z'amadini yego hanyuma uragarutse rero uje Kigali hararyoshye bakari ikintu cya mbere uri bumbaza ejo niriwe nota izuba ese ejo niriwe nota izuba yewe mbega ukuntu ari nkombo izuba hari hakonje harakonje ariko bo ntago barumva ko hakonje cyane ariko nkatwe twiviriye aha ngaha tujyayo wumva ari barafu wicayemo ukigera i Kigali ni ikihe kintu cyagutunguye shase Kigali yacu se cyangwa se ku kibuga ngiye reka nkubwire cya mbere Kigali numvaga nkumbuye Kigali cyane kandi pe bankumbuye Kigali bankumbuye abana banjye nyine nahise mbona abana banjye ndishima mbona nyine na GASARO yaje
mbesho nakanyutsetsa nyine nuko hanyuma ugeze gutya rero Bishop ati gasa nk'ubwije ukuri ko ahantu dore imboga zajya natazaharamba cyane bigize gutya n'ubundi ntibiteye kabiri n'ubundi bya bintu bibaye ukuri gasa dore imboga ubundi sinkwe no kumuvugaho numva ntacyo namuvugaho byarakurenze nta nubwo navuga ngo biranandenga umuntu wese ufite ubwenge ni ibintu ni game ubona iba ifite finali n'umukino uba ufite finali ubona utaratangirwa sinzi n'icyo mvuze cyumvikana n'umukino utangira ubona aho uzarangirira ntabwo dore imbogo ntabwo ari umuntu navuga ngo kubana n'abantu arabishoboye cyangwa se azabishobora ubundi agomba kubanza kumenya kigaruha gute hanyuma ko afite gahunda yo kwibana nka mama Brigitte byo irumva iyo nama nk'umubyeyi wayitanga ku mwana w'umukobwa 20 n'indi ni mukuru yakwibana nta birenze yakwibana ahubwo ni nabyo ashoboye kuko kubana n'abandi ntabishoboye sibyo harasetse Bishop ahubwo ngendaga yabamwakira mu buzima bwabo nibo bantu kugeza uyu munsi ngewe ngaya kwakira dore imbogo mu buzima bwawe akakwinjirira indani mu gikari mu cyumba gakatarya kagira ati ni ukuvuga ngo ni kuri bose babireba ni umwana w'umukobwa utagira ibanga ryahavuye sinzi niba azagira ibanga ry'urugo no kumena umuceri jewe mba mu muryango ababyumva ntibantere amabuye umwana w'umukobwa umutoza kugira ibanga iyo utagira ibanga ry'urugo tambuka nta kibazo utagira ibanga ry'urugo rwaho ujya urara bakakugaburira bakagusasira gutuzagira iry'urugo rwawe ntabwo bishoboka ni ukuri ariko waravuga ati nge ngira ukuri nkubita umuceri hasi ngewe mvugisha ukuri kose siko kuvugwa ntabwo ukuri kose kuvuga umwana w'umukobwa wese umuteresa arabivuga kugazagaragaza abahungu bazajya batinya kumutereta ntabwo bibaho ko ujya mu rugo rw'umuntu ubu reka ntangaza itangazo ry'abantu bamwakira nibo bafite ikibazo ubundi nemera ko bamuha akazi ako nemera ko bamuha kuba mu buzima bwe akamenya uko ajera ubuzima bwe kandi n'akazi ntabwo yagashobora kuko ashaka kuyobora no kutabwirwa kuyobora abakamuyoboye mbese ni ukuvuga afite principe ze agenderaho mu kazi k'undi muntu nkawe yikoresha hari umurongo ugenderaho kuko wikoresha hari n'uwugenderaho kuko ukoreshwa n'abandi narabikubwiye ko kontrata azayirangiza y'amezi 3 narabikubwiye nakubwiye ko nagaruka kwa Rayira atazahaba yaraje agezeyo urabizi bwa mbere agarutse arongera avayo urabizi ajya hari nabwo ni kontrata ntazayirangiza nta yindi mpamvu mfite ubwenge bumureba nkareba ameza ati akora ati abanye n'abantu ati ubu buzima tubamo hari aho bugusaba kwihangana Gasaro si waje nk'ikiganiro ugasanga sindakaraba si wihanganye se yego akazi tubamo karihangana oya n'isi ntago ari akazi n'isi nyine utihanganye utihangana ntabwo iki kiganiro nari kukiguha wari kugenda yego views zituruka kuri Brigitte ntabwo ari kukizibonye ni ukuvuga ngo ubuzima tubamo iyi si ni ukwihangana dore imbogo rero arimo gukorera kuri tere atamenyereye iyi tere ya Kigali ntabwo ari iyi mu cyaro ni abantu bafite ubuzima bwabo biberaho kandi bwiza abyuka akigira guhinga kandi ni bwiza ku muntu rwose ubwibereyemo udafite aho uhurana n'abantu ngo mugirane amakonfli yego nge numva niba yarabashe kubona iriya nka yakabona icyara hana akabona n'iki niyisubirireyo niyigumire mu cyaro niyigumire yubakira ubuzima bwe kandi bukomere hanyuma urabona mu cyaro vava zemera kuhaguma arahakunda ariko biragoranye ko yahaguma nanone gute bimugoye kandi ahakunda kandi akubwira ko ukoma gatatu nsubiye kwa mama wacu cyangwa ubudahafite
ariko waba warumvishije ijambo ry'umunyabwenge njye nararikurikiye mwakoranye ikiganiro Kamana yagushubije nk'umuhanga cyane ariko umuntu ahita yumva position aherereyemo nuko wamanaginga nawe byaramucanze Kamana Samu ni sorry Samu nukuvuga uwa abereye ntuza manager kuri channel amanaginga channel ya Dorimbogo ni nawe wamuhesheje akazi hehe muri iriya resitora batamaye kubamamariza uzagakorera abikuremo nanjye ntago bamaye kubamamariza muri iriya resitora tutaza aho iri Imana imuha umugisha azi ubwenge mu kiganiro yaguhaye naramwumvisha ariko njye mpita numva position ariho mpita numva ko uwo yatanze ahantu mu kazi yamutanzeho amakuru nawe yararebye abona biramurenze ahitamo no kuvuga ngo naramubaye rwose mukorane ngewe ndi ku ruhande iryo jambo nk'umuntu nkanjye utekereza 200% mpita numva icyo risobanura Dorimbogo rero yikorera ubuzima kandi mbona Imana imaze kumufasha bwo mu cyaro byahasigaye bonereye umugisha ariko ntabwo akorana n'umuntu uri manager wawe kandi nawe ushaka kugendera ku mirongo yawe ntabwo byavamo gasa ni ikibazo gikomeye hanyuma bisho ujya utanga inama cyane ku bana b'abakobwa ugasanga rimwe na rimwe hari abakora ibidakwiye ntabwo ari bose ejo ndi nawe numva ikiganiro cya Brian avuga ko ama iPhone zisohotse umwana w'umukobwa ashaka kubaho 12 13 14 atari kugasanga n'ubundi aba diaspora baragowe nibo bigoye ariko none sahe baratsirangize atugasanga umwana baramuhamagara ati nyene telefone 12 ati mu diaspora nawe ati rero kugira ngo iyo telefone nyiguhe atijya video hagira ibiberaho tugasanga umwana rwose nawe aranabyishimiye kuba byaba kugira ngo ahabwe iyo telefone icyo kintu wowe gifata gute nka wa mwana ushobora gusambana na telefone kugira ngo abone 12 cyangwa se 13 ubu numvishe ko yagezeho 14 mpamvu ubu ngubu mba mfasheho akanya nka ceceka 15 ntago mba nzi iyo bigeze mpamvu mbafashe akanya nka ceceka ndi umubyeyi ndabyaye ndanashyingiye mba nibaza isi turimo kubyariramo aho twerekera nkareba iyi si tubyariyemo abana nkareba abuzukuru bacu ko bizaba bimeze nkasanga birababaje uyu mwana ushaka iyo iPhone 15 ni yihe business arimo kuyikorera kwiga nabyo ni igitangaza gikomeye ese ngewe nubwo numva uburyo iyo 15 ubundi arayinjana mu nzu kwande ngewe nanambwira naho yanayikuye dabo abana tubyara barananiranye afite akazi se wamenya yayiguzemo amafaranga bisho ariko akazi k'umwana kagura iragura ngayo musi naguri muri za Emilio kombye Emilio desa miliyoni 2 nta niyongira nago mbizi nagera vuga 14 ngo ni 15 ntago mbizi ngewe mfibyitaba banumva bimagije ndi no mu bishop atagira telefone nziza ariko nkibaza uwo mwana ushaka gukorera miliyoni 2 ngewe umwana yinjirana iyo telefone ya miliyoni 2 akinjira mu nzu yanjye nkabona arayifite nkabona nzi umushahara akorera ngiye nawe nakoresha nabana n'umwana ntazi n'umushahara akorera sinzi niwe ndi complique ariko ngiye ngomba kumenya umwana wanjye akorera ngaye akora hehe akora iki ni izo ni inshingano z'umubyeyi ahanga ngiye kubureminga ababyeyi none yinjiranye telefone ya miliyoni 2 ngiye arambwira aho yayikuye ashobora kunanira ariko nkabimenya aba babyeyi nibongere basubire mu bana bamenye ubutunzi abana bafite bakora nubwo yabangiye bafite 24 agitaha iwanjye mu rugo ngiye agomba kugendera ku mabwiriza y'urugo rwanjye niba adashobora amabwiriza y'urugo rwanjye yagombye kumvira mu rugo akajya kwibana ahasigaye
akamenya ibimureba, ariko njye ntabwo azapfa kuzinjira natambwe aho zavuye. Reka mbwira ababyeyi twabyaye, ndabizi ko urubyiruko dufite rutatworoshye, ariko nibinjirira abana babo bamenye ubuzima bwabo bw'umunsi ku munsi, ubuzima bwabo umunsi ku munsi. Iyo telefone ya miliyoni 2 niyo business ayikora, ariko se rubyiruko ntabwo urubyiruko rumenye ko ejo habo niho heza. Umubyeyi arihata arakwigisha, ntuziyakura menerivari iramuvuna, urataha ugasanga yatetse ukajya ku meza ukarya, arakwambika, urarara ahantu udakodesha, warangiza ukajya muri ayo matelefone ya 2 miliyoni. Kandi ejo niho heza kurenza aho uyu munsi ari. Katubwira urubyiruko rujye rureba imbere hazaza kurenza uyu munsi. Hanyuma kunenze abazifata, kutanenze abazitanga rero. Aba bantu bazitanga akenshi uzasanga ari n'abagabo nabo babyaye, banubatse, ariko ntibamenye ko icyo bakorera uriya nawe uwabo hari undi ukibakorera. Inkono ukubitishije mu cyeba ngo ntabwo irenze urugo cyangwa uyirenze urugo. Namenye ngo ijisho ry'Imana rireba ahantu hose. Arahemukira uriya mubyeyi, ariko nawe azahemukirwa n'undi. Nawe bari guha uwe indi. Nawe barimo guha uwe indi. Ntabimenye neza. Icyaba cyiza rero yafata umwana nk'uwe. Niko rwose namubwira. Kuko igise uko cyariye uriye, nawe n'umugore we niko cyamuriye abyara wa wundi. Amenye rero ngo umwana ni nkundi. Icyaba cyiza uwo mwana yayimusaba akamugira inama, yenda akamufasha nk'umubyeyi, akanamukansoringa. Ubundi umubyeyi wese arera uwo yabyaye n'uwatabyaye. Yego. Niko njyewe nabyumva. Gasa ko akaba diaspora ni n'abana beza. Ari n'igihe ariko gasa ubundi kuki uvuga aba diaspora gusa? Ndabavuze kuko uyuzima ubu se abanyeshuri abana bakobwa baba mu mageto aha hanze, sibyo n'aba diaspora barimo kuzishyura. Nguho urugero rumwe, njye maze kuganira n'abantu barenga muri 4, akambwira ati no telefone ngiyewe nayihawe no mu diaspora. Ubwo atariko sibyo. Urugero rumwe, se wenda byagenze gute iyi process iki niki? Atakoseza akantu koroshye, aka video call nibisanzwe, ibyo nakantu koroshye. Ako ko bahaye, ariko reka manze nkubaza. Umu diaspora yamuhaye aka video, sibyo? Niko yamuhaye ka video. Aba bana b'abakobwa si turi mu rubyiruko, si turi mu muryango, yego, bari mu mageto bishyura cyangwa bari mu mapartoma bishyura ayo mafaranga, barayishyurirwa nanda hanga, barara mu mihanda, bafite amamodoka atagira uko asa, batagira akazi, batagira iki. Ese ubwo urashaka ko aha bariho badafite nabo ababafinansa? Icyo nshaka kugaragaza no kugaragaza ko diaspora atari yo gusa ishobora kuba ishobora kugirira urwo rubyiruko ibyo ngibyo gutyo rwonyine, ahubwo turebe inigenero isi yose naho dutuye. Ese abo bana nta bantu bo b'urubyiruko babahohotera muri urwo rwego? Tutagiye kureba aba diaspora gusa. Niba na diaspora ari hakurya hari, ariko wenda banaryamanye yamutesheje bwa busugi bwe. Ubwo so umwana bakiri isugi nyine yaba umutesheje. Yaba umutesheje, singubwe se nyine yaba umutesheje. Sabisho nawe rakabije. Umwana uzi kugenda mu nzu akishyurirwa 200 300, nyine aba yaba umutesheje. Wendo yese yamwishyuriye inzu y'ubuntu yaramubyaye. Ashobora gusanga atakiri isugi nyine n'ubudi yarabutakaje. Reka twakoreba ku masugi ngo tubwire aba babyeyi baba papa baturekera abana naba barabyaye. Kandi uru rubyiruko reka tuvuge ngo n'urubyiruko rw'ejo n'umuryango w'ejo, n'amaboko y'igihugu, n'amaboko y'umuryango n'itorero, n'abantu turebamo icyerekezo cy'ejo hazaza. Iyo tuvuga ibi tuba tugira ngo tugire umuryango muzima w'ejo. Nakobera nakubabaje disi. None se ntababara sinabyaye? Gasa narabyaye. Uza abana babyara bakabyara badashobora kwereka abana babo base bababyaye. Ese ubwo ibyo bintu urabizi? Umugabo agatera umwana inda w'umukobwa akayimutera ari umugabo yubatse, yamara gutera inda ari umugabo wubatse, urumva?
agahita ako kanya adashaka kwemera ko yamuteye inda kubera ko arubatse umugore we atabimenya wa mwana akajya muri za struggle. Aba bagabo nibagira ubutwari babwire n'abagore bubakanye ko babyaye hanze. Akosha ngiyewe rwose Imana byarabaye ngiye akabimbwira nakwishimo akishima gasare kankubwiza ukuri. N'ubu ngiyewe yenda hari nk'umuntu yenda byabayeho yaca no mu gikari ngiye akanyandikira ndetse sinirwa mfasha abantu bose sibyo n'abantu ufasha abonzi nabo ntazi ndishyura minerivare z'abana uhagize uza agahita kubeshya akambeshya ntabwo yambeshya adeni zaraje ibyo ntabwo bishoboka gusa yambeshya Brigitte sagire uzi impamvu mbivuze. Hari ikiganiro nigeze gukora cy'umuryango umuntu aranyandikira yandika muri komenti arambwira ngo nanjye ndamufite ngo uzaba ni birebire mbese urumva ahubwo reka mubwire azace mu gikara nyandikira. yakubwira ko nafite umwana w'umugabo wawe gasa aho ntago reka mubwire azace mu gikara nyandikira. none se wa mugani kucya bishop nimero zawe ziba ziri ngewe naranababaye yaranditse muri komenti ngo nanjye mfite umwana w'umugabo wawe arabivuga abivuze oya hari nushaka kugutesha umutwe no anamufite ngewe yanca mu gikara kanyandikira kuko nanishima kubera ko buriya iki ni igihe ukeneye abavindimwe ko bamenyana sibyo ejo umwana wawe yamushaka sibyo. Ikindi cya kabiri ashobora kuba ari muri situation zitameze neza kandi wirirwa ufasha abandi wishyura minerivare z'abandi ni byiza ahubwo reka mabwire niba ari ngiye ace mu gikara nyandikire ndi umubyeyi. None se ko turimo kubona hanze abagabo barimo kubyara ntitumenye uko byagenze kujya kubona divorce zabaye ngo umugabo yabyaye hanze kujya kubona imiryango ifite ibibazo bitandukanye. Ngewe niba ari aho biri ace mu gikara nyandikire kuri nimero yanjye uri bushyireho ambwire ngo bimeze gutyo kenehitamo appointment yo kubona nanjye direct tukaganira nkamuhita amaza umwana abayeho ati urifuza iki urifuza ngo ufashe iki cye nabikora. None se aho kugira ngo ejo umwana abe mayibobo avindimwe n'abawe ugasigaza cyangwa se ashake mushikiwe cyangwa ashake mushikiwe izo ni imbogamizi zikomeye ejo ugasanga mbega igitangaza n'abaye umva ngewe niba hari aho ibyabaye bishop byamuteye ubwoba wagira ngo arabizi neza ntabwo mbizi ariko uribaza umwana wanjye w'umuhungu ashatse uriya ntazi nkasanga ni mushikiwe ntabizi ngewe hari aho babyaye yahita aca mu gikara kambwira ati bishop burya nanjye rega niko byagenze burya ndaguhekeye icyo gihe byakorohera umugabo wawe atarabikwibwiriye. ariko gasa ibintu umuntu ahura nabyo mu rugo ni byinshi icyo ni toto ese ibyo hari ibirenze ariko disi ni nabyiza wa mugani se bishop niba ufasha umwana ukaba wamwishyurira ishuri ukaba umuzi gutyo gusa kubera ubuzima abo nishyurira ngenda baza n'ababyeyi babo simbazi ngiye sindababona ndabona umwana yaravuye mu ishuri yicaye aho ngaho mpita mvuga uru ni urubyiruko rw'ejo ruzateza imbere igihugu n'umuryango we n'itorero havuga Imana yaduhamagariye kugira neza nkamwishyurira nkaswe uwo numvishe ngo umugabo wanjye yarabyaye akaba yaburara akaba atamenyana n'uwo nabyaye ntamufasha nanamubwajya uza kunsura abanze nkamushyira mu modoka nkajya kumushopingira aramutse mbona afite ikibazo nkamushopingira akambara nkamubaza nkavuga ko umuceri nkanakamugeza cyangwa se wasanga kurusha ubushobozi nyine ubushobozi tukibera nyine nukibera abajama ba step mother nisugoze none se niyo monde turimo nicyo gihe turimo nibwo buzima turimo kuvuga ngo wasenya ngo kubera ko ibyo byabaye ni biki ni toto
urugo ni rugari, mpora mvuga ngo urugo ni rugari. Hari ikiza ugasanga kiroroshye ku cyo wahuye nacyo, ni ukuri kw'Imana, ugasanga icyo kiroroshye kurenza icyo wahuye nacyo. Urugo ni uguhora uvuga ngo usenga, ukavuga uti kizaza ejo sinkizi, iki cyatambutse ikindi kizaza ejo, mbese ukarwana no kugira ngo ubungabunge umuryango. Ariko ni ukuri ni n'inama nziza Bisho, kubera ko hari ukubwira uti ngewe umugabo wanjye asambanye nahita ndivorsa, ugasanga wa mugani ni ikintu mwaganiraho ukabanza. Yewe na divorsa umugabo avuze ko azanyica. Gusambana ntabirenze, ni akazi ke, Yesu azamusangayo azibarizwa ibye. Yesu azamusanga amuha agakiza, natamuha agakiza sinjye uzagatanga, sibyo? Ariko mu bintu byose tugomba kubaha ko twabyaye abana kandi bakeneye uburere bw'ababyeyi babiri. Dukeneye ko abana bacu batakurira mu gahinda, dukeneye ko abana bacu, reka nkubwire Gasa, urugo ni umugore burya. Yego, urugo ni umugore. Wabona urugo rukunanira ukaruvamo ku mpamvu z'uko ubona ari conflict zikomeye, ariko ubona ntacyo zitwara utwo tuntu, ngo yasambanye, ngo yabyaye hanze n'ibiki, ibyo nta kintu bitwaye. Barwanira ishyaka abana bawe bagakura. Ako umugabo uvuga ngo nzakwica, umugabo gukubita, ntabwo ibyo ngibyo byashoboka kwa Brigite. Gusa wakwemera gukubita Gasa? Ndi ngoma y'abaporoso se. Shani atari Ndi ngoma y'abaporoso. Ni atari papa aba yaretse kugukubita cyangwa se uwakureze haciye igihe ukagenda wamugana ugahura n'umuntu ukuze, ngizo za ngumi, ngizo za nkoni, ni ikibazo gikomeye. Nyine umuntu mukuru arumva mugani muraganira, muraganira. Gusa icyo nashishikariza abagore nibige gukorera ingo zabo, bakura amaboko mu mufuka, kuko ingo ba mama bubatse sizo uyu munsi twubatse ntago byakunda. Abagabo ntago bakimenya inshingano Gasa. Kare bazimenya n'umwe kwijana. Niyo mpamvu badata kera bamenyaga inshingano z'urugo, akamenya ko umugore yamugurira n'igitenge, ngo abe kigeze agura igitenge cy'umugore cyagura ikanzu y'umugore cyangwa ijipo ryari kwa kangahe ryari, hari n'usohoka yifashe mu mufuka nk'umusiribateri. Niyo mpamvu ugomba kuyigurira nyine. Hari n'usohoka yifashe mu mufuka nk'umusiribateri, adatanga na rasiyo, kandi akaza kurya, ahubwo akanategeka ibyo arya ageze ku meza, kuko ibyo nareje ari byo byagarutse. Ibyo byo biratse. Izo ni ingo z'iki gihe cya none. Hariho nabwira abadamu bagenzi banjye ngo bige gukora, birwanira ishyaka kugira ngo abashe kwigurira icyo akeneye no kugira ngo umwana we abashe kubona icyo ashaka. Ariko ba data bari ibati ryavagaho akamenya ko arisubiza. Uw'iki gihe ashobora no kuvuga ati wowe se kutagura ibati hariya. Bimeze abagabo b'iyi minsi ya none, ariko Imana irihangana. Abagabo b'iki gihe barahembwa, abagore ntibamenye ko abagabo bahembwa umushahara wabo, ntamenye imishahara yabo. Ase Brigite ubona biterwa n'iki muri iyi minsi wa mugani? Ugasanga rimwe na rimwe papa abonye amafaranga ntamenye ngo jya mama twaganiriye rimwe nakoze ikiganiro n'umama nawe ukiri muto afite 27, ariko Bisho yambwiye agahinda ke numva birarenze. Yarambwiye ati ngewe umugabo wanjye akora iki n'ikintu kizwa, ariko yarambwiye ngo ujye unyaka amafaranga yo guhaha unsaba y'ishuri ry'abana, waracyari umugabo mwiza, ariko ibindi amafaranga yanjye ntukambaze ngo wasigaye angahe, byagenze bite ibyo nibikure. Wishyura ishuri ry'umwana, ukimenya no gutanga rasiyo, wowe ngo wageze muri 50%. Uko biri amabura aracyari muri 50%. Abandi barabiretse, abenshi barabiretse. Ariko mana yanjye abenshi barabiretse. Oya, ariko naga ari byiza Bishop kubyara uzi kutazarira se. Urumva ngo biraterwa n'iki? Nge nka Bishop nyine nahita ninjira mu ijambo ry'Imana. Bibiliya tubwira ngo iminsi yanyu mikizayiranga, niko Paulo yabwiraga Timote. Ni iminsi yimeruka muri make. Ni iminsi yimeruka, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ngo kandi abantu bose bazaba bakunda impiya zabo, ubusambanyi buzagwira, nta kindi kibiteye. Aragira atya ugasanga
Reka tubahe ikaze muri gahunda za swatase tunabagezeho ibyiza bya swatase. Ese ubundi swatase ni iki? Swatase ni kampani ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nimvuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite, urayaduha nko muri swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi, tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye, tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Icyiza cya swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka, yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi, ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda, hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri swatase cyangwa wayifashe muri swatase, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri swatase. GASARO TV.